isa n'imodoka y'abandi iki ni imodoka y'abandi imodoka nazanye nayo usa n'ijurani iyo furaka nizawe nyiranga we ni muri muto ni muri muto nasetse cyane nta kibazo na kimwe azagira kuko nawe uzashaka amaguru ye araba umugore bashaka sound bayishizeho man sound setting sound nayo umva twajya tugenda nkugirira inama mu nzu akaryabiriye nawe imiri ujye mugerageza ntimukishiyemo guseka gusa twatangiye nawe uzakine n'akanyombya tureke utazaseka ntago wakina n'aka gasaza ngo ubure guseka cyo ni igisasu kiraguturikana n'ibitwara na ni shaking we nta kibazo nugira ikibazo ntabwo bizamo ntabwo reka nyishyira hagati yanyu yumva shaking nta mumanika w'amaguru se ayimwe mu mufuka shira mu mufuka ntabwo ndamumanika ariko urumva gusa ndumvikana niwe mu iramanikeho kumugira inama ariko mushyiramo n'ibirungo mu yewe uvuze niko Kebako kanungo ko kumushakira. ewe gawe amenya amata sako sound ni ko dinge agapfuka kagashuka buri wese ugahita nk'agahinja Agapfusha ruko. bagera no recording imvura yaje ready umva ye mugore buretse abesiriye mani iyo mugore afitemo utuntu kutuseriye basiriye baje mwamusiriye kabaye Nende nk'agahombo kumwitabi hariya. Jugunye itabi hariya igokwira ifata itabi. Yari guseka nabi. ndayibonye n'ababonye yarisabi nayiwe yarigize ngo ni ikigori se yabonyaga ari akanyobwa twagiye recording none wowe nta nubwo zigiye kubabona iki tiri ntabwo tugenda nyine ariko pasi nyine tugire vuba ndatabwaho ntanagutindije ariko ibyo bintu nyine bigarure vuba mutindi bigarura zindabindaba mbijanye bivanze gende tugire nyine gade ariko ndadasanga bra yambwiye njewe ati ihutuje mu rugo ungirire katugira nyine ubwo yego papa systeme none hibeshe umwore umva nkubwiza ukuri jewe utambwiranira ikote ryavuye utankubita umva ndakuvurira nese njye ibintu undi byanganjye nakubwiye ko ibintu byangana biza ibintu byasasi kuko ari njye natubaho twe ndagucinya umva nyine umva ngenda gucinya bwana no ukomeza no kunkanga uziko Ukomeza gukanga? uziko Njyewe ukomeza gukanga? warambonye Njyewe ukomeza gukanga? nese ubundi wananiwe guhaha uri kugenda uri wagiye ugura amakote aho guhaha inzara yaranyishe none utangiye kuzugura amakote ukazumbeshyira ngo ninjye wayaze njye sinzi iki gikote nini iki gikote cyenaca ngo naniwe guhaha ubu uri kwitwaza guhaha rero ubu iminsi wageze aha ngaha kugeza umunsi ntabwo urarya dore none ubwo nariye ganjye mbabare babwire wanshinze w'umugore tangiye no kuntuka gandita kabiri gatatu mu bwonko bw'umugabo ganditahira mwegira ahantu akira ndirimbo ya kera we ni wadani wakawama wani wase mama mama mbile ako zari nziza fanya kazi nyirango ko mano kuri kurenga aha ngaha kandi ariwo muri bugire turacyakinira Uwo ngo mukanoheri n'abari mukahunani niwe mugore wawe. Niko uvuye kwibere ndarisubiraho wanyambuye ibere shaka. kanyombya gabanyugo munwa kandi wikumva ko wafashe umujura ari nje ubwanje wamwifatiye mva ko umugore wawe byakunaniye bagwaye niwe ho nyine umwamba rwose urabizi ejo bundi
nashatse umugore ntaho mpinga ntaho ncuruza nta kandi kazi ngira n'inzara yabinteye rwose mbabarira wa mubyeyi we dore nibyo mvuga mwabagabo mwe bya bintu byo gushaka uhurudutse sibyo nakubwiye cyagihe ngo wakunze umuntu nagira umubita we urashaka kumwibira ako nanje nabikubwiye ko inzara izagafata bakisosora umwana rero oya hatoya umave wikwihanira ariko nkubwire oya ngo inzara ntiyabimute njyewe se nta nzara narifite uburetse ariko akakasazara agasaza niso ako bari bagiye kuko bagasaza ninde sha agasaza ndise wubi suruko ibyo ariko umubwire niba cyari ntabwo turayirya kuko namwica ntabwo turayirya yose hari yose niba ari inzara uwibiye inzara ntaho bamukubitaga ariko rero shaho na uri kumureba umuntu inyuma action oya wikurisha imbaraga nyinshi ariko se kwasi ifite wamuritse ndako mwana nyashize ubwo rukundo utekesha ibishyimbo ariko kanyombya umeze kubita buhoro reka nigirire bangirire wabyakunaniye reka uwo mwana hano nta kazi gahari biriya bishyimbo se umuntu atagiye bakamuha ubundi ibishyimbo ziragenzwa n'inda na n'ibihugu atari buhage uzita y'umugabo wo kwingana agasaza ndakije ariko wowe naje hano nje kwisabira akazi none nuko wagenze nimugende nimumvire mu rugo madamu we umva hafutica umuntu sigaho we narangiye ngaho kanyombya niba akoranye n'abantu bakuru ntabimenya niba akoranye n'abakiri bato ntabimenya genda ku myumbati kera kuwushinzwe disipurine ahubwo nakomeje numva agiye imyumbati nkumura ndi kwibaza ibiriho manuka hano hepfo turanyura heza hari ahantu mbonye kano kagozi karebe ntacyo naskopanye man bakita nde nde twagira ufite imyaka ingahe 12 reba umwana w'imyaka 12 ufite imyaka 12 sisigaye zigurira na hariya kuta naho ndajyayo ngagiye mu kabuga vuye tumanuke Kanyombya radusanga hepfo hano Niko, Gadi. Niko. hano ko twatunone Iyo twavuganye ndabyanze. arabihembera umva nyine ibyo tugiye gukora urumva uyu weho umva ugiye kuzana Kanyombya rero enda hano urumva abantu bajura barambingirije ibindi bikoki kumva ibindi bikoki turebe ndebe ikintu mugeneye nzita ajya kukwicira ahangaha ukabona ariko ahantu gasaba neza Action. yicaye ku giti aho ngaho kigahita